nahoze ejo hariya kuri paruwasi ya Gasabo nyine hano ku Turo rya Remera na hari uburyo bwo gukaraba intoki ku baje nyine bitabiriye iyi terane, hari uburyo bwo gukaraba intoki mbere y'uko mwinjira kugira ngo nyine hakomeze n'ingamba zo kugira ngo abantu babe bameze neza. Ni byiza cyane. Siyo kibivuga nitwe tubwira n'inkuru ya Nsanzimana Emmanuel, aho abanyamadini ndetse n'abayahagarariye n'abahagarariye amatorero atandukanye mu Rwanda biyemeje kugira uruhare rufatika mu gufatanya ndetse no gutanga amakuru ajyanye no gukumira no guhangana n'indwara zirimo ibyorezo, bafatanya n'inzego z'ubuzima kurwanya ibihuha n'amakuru y'ibinyoma ashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Reka twumve mugenzi wacu Nsanzimana Emmanuel hanyuma batugezeho iyi nkuru yarafatanyije na Nyusi Masengesho birumvikana. Ibi bigarutseho mu mahugurwa yabahurije hamwe n'abahagarariye ibitangazamakuru bishingiye ku myemerere agamije kongera ubushobozi abayobozi b'amadini n'amatorero mu gutanga ubutumwa bufasha abaturage gufata ingamba zo kwirinda indwara ndetse no kwizera amakuru atangwa n'inzego zibishinzwe. Abitabiriye amahugurwa bavuga ko mu bihe by'ibyorezo usanga hari bamwe mu baturage bayoba bitewe n'amakuru atizewe anyura ku mbuga nkoranyambaga, ari nayo mpamvu biyemeje kujya bashishikariza abayoboke babo gushakira amakuru ku nzego zemewe kandi zifite ubuzima mu nshingano. Tugiye kubwira abandi, gushishikariza abandi ko bagomba kwirinda Ebola, kubera ko uko bagomba kuyirinda twabimenye kandi babitwigishije. Ni ugushishikariza abantu gukaza ingamba z'isuku, isuku bakayishyira ku mwanya wa mbere. Noneho ibyo tukabisensibiliza, tukabyigisha mu miryango, tukabyigisha mu nsengero tuyoboye, tukabyigisha abakristo dushumbye. Mu gihe cy'ibyorezo abantu benshi baba bavuga amakuru, bamwe bashaka kugurisha ku nyungu zabo. Icyo gihe rero abakristo bagomba kumenya ngo uyu muntu utangaje ibi yari wa wundi wari ubishinzwe. Numva rero ubwo butumwa tugomba kubutanga bukagera ku banyetorero b'itorero ADEPR, bakamenya icyo babwiwe, bakamenya n'ukibabwiye uwo ari we, kugira ngo badafata amakuru atariyo. Twafashe icyo bita igenamigambi, twashyizeho action plan yuko tugiye kwegera abayimamu b'imisigiti tukabasobanurira ikibazo gihari, kugeza ku nzego zose dukorana mu idini ya Islam mu Rwanda. Izo nzego zose dufite uburyo ducommunicating, dufite uburyo duhanahana amakuru kugira ngo bafate ingamba zisa nizo twigiye ahangaha. Tugiye kubegera tubigishe, tubaha amakuru meza twavanye ahangaha n'uburyo buboneye bwo gukora. Hanyuma niturinda ibihuha bizarinda n'abaturage n'abanyarwanda, abayisilamukazi n'andi madini n'abanyarwanda muri rusange kwandura kiriya cyorezo, kuko bagifite amakuru atari ibihuha. Kuko afite amakuru ibihuha abenshi bavuga ngo ni politike. Ubu ngubu ikintu cya mbere tugiye gukora ni ubukangurambaga bwo kwirinda ibyorezo bigiye bitandukanye, by'umwihariko n'iki cyorezo cya Ebola turimo muri iki gihe cyo kwirinda no gufata ingamba. Abashinzwe ubuzima bagaragaza ko amadini n'amatorero ari abafatanyabikorwa bakomeye kubera ko bafite abayoboke benshi kandi ubutumwa batanga bukagera kure, bityo ko ubufatanye bwabo n'inzego z'ubuzima bushobora gufasha mu gukumira indwara no gutuma abaturage barushaho kumenya uko babyitwaramo, nk'uko binagarukaho na Bwana Uwimana Eric Wiri, umukozi mu rugaga rw'amadini n'amatorero mu kwita ku buzima REACH, ari nabo bateguye aya mahugurwa. Abanyamadini cyambere nuko basanzwe bafite aho bahurira n'abaturage, kuva ku mudugudu ndetse kugera no mu rwego rw'igihugu. Ni channel nziza cyangwa mbese ni inzira nziza bashobora gukoresha bidasaba ubundi bushobozi bwihariye, kuko bashobora gutanga ubutumwa binyuze mu materaniro, mu masengesho no mu byigishwa. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni abantu tureberaho bubashywe muri communauté, ku buryo tubona ko bafite uruhare runini gusakaza amakuru. Tukaba tubona rero ari bo ba mbere bashobora kugabanya izo ngaruka zigenda zigaruka hirya no hino, tugendeye no ku ngero z'ibihe bishize twanyuzemo. Iyi gahunda ije mu gihe u Rwanda rukomeje gushyira imbaraga mu gukaza ingamba zo kwitegura no guhangana n'indwara z'ibyorezo, hibandwa cyane ku bukangurambaga no gutanga amakuru yizeye ku baturage, mu gihe kuri ubu mu bihugu by'abaturanyi nka Congo na Uganda hongeye kwaduka icyorezo cya Ebola. Emmanuel Nsanzimana, Life Radio TV.